nyakubahwa perezida wa repubulika niba rwose si ukuguhata amagambo niba hari ababyumva bakunshyikirize ubutumwa bwanjye abo watumye gutunganya Rayon Sport bayisubije inyuma kurushaho yari bagiye kuyiteza ikibazo gikomeye cyane ubwo ntibavuga ko duciye urubanza guteza abantu niyo bagitorwa ku gatandatu iyi ni komite nta muntu n'umwe utari umuhanga mu buzima busanzwe twemera abantu bize ko bafite akarusho iyi ni komite y'abantu basobanukiwe Kazungu nakubwiye ko twumvikanye na Taifa kandi nawe wabyumvaga ko ntawe uri buvugire mu wundi none ni wowe kandi ugiye kubikora ariko yarashizemo yarakwibukije gukebura nabyo ni byiza kubanza ku Rayon Sport imikorere yayo baravuga ko bayizi ibyaranze Rayon Sport yo hambere barashaka igitekerezo cyawe nawe uragitanga icyanjye kimeze gitya ni ubutumwa ngenera abo babifite mu nshingano Rayon Sport abakabaye barimo bayishakira ibisubizo barimo barayiroha ahantu habi cyane kuyikura bizayigora Taifa yabivuze bya komite byo simbigarukaho umuntu wese uzi Rayon Sport uzi Rayon Sport nka Rayon Sport arabizi neza ko iyi komite bahaye Rayon Sport nabisubiramo bahaye Rayon Sport kuko ntabwo yiyamamaje ngo Rayon Sport yihitemo Rayon Sport igaragariza imigabo n'imigambi abareyo bayitore bafashe abayobozi b'amafani club ubusanzwe batari n'abanyamuryango warabivuze ubushize ko babashyira muri sare babakuraho amatelefone babazanira abiyamamaza babakuraho telefone badakominika babakuraho telefone babazanira komite barayibaha ariko mbere niko kuri umuntu umwe witwa Claude Mushimire wagerageje kwiyamamaza atari mu bo bashaka yageze kuri sara hamara isaha irenga ariwe mukandida wenyine uhari kugeza igihe abakandida bari hamwe baziye igihe gisa n'ahari kimwe we yaje ukwe abandi barazana ni ukuvuga iki abahawe kuyobora Rayon Sport ntabwo ari abafana ba Rayon Sport bahisemo ntabwo ari bo baba ariko dusubira inyuma gato iyi nama inteko rusange igiye ku bwanjye nta nubwo ari inteko rusange ni inama ya fan base y'amafani club twavuye ku wa gatanu uvuga ko niba ntibagiwe uvuga ko Murenzi yagiriwe inama yagiriwe inama na Sadat songo nawe y'umukandida wa mbere hataraza abakandida nta mukandida wundi wavugaga abakandida bo abo Badamascene uranyukije rata uvuga ko yamuhaye amafaranga uwo nguwo ntabwo ariwe yagiriye inama uwo byarangiye atagiyemo erega niba uwo byaranze se ni cya cyanditse tugeze gusoma hano cyo mu bacamanza ibice 9 cy'umutini umuzabibu kugera ku mufatanga ukuri nuko kugera kuri Fidel uyu nguyu kuko kugera kuri Tonto Fidel uyu banyuze henshi bashakisha uwayobora umukandida nyuma yuko Damascene yarabyanze hagiye yarababwiye ati nashinze ikipe yanjye ntabwo ndi tayari kugaruka muri Rayon Sport n'abandi tutari yewe ngo hari n'undi bari ukora ngo ukomeye ngo ukora muri revenue nawe ngo bari birananirana nawe arabyanga none ubwo urumva Fidel yaje mahitamo ya nyuma rero Fidel hari n'uwababwiye ati genda umuyovu si ndi umureyo ntabwo naza kuyobora reyo bamwibeshyeho gute so kuba batamuzi ko ari umufana wa Kiyovu ntabwo urumva bashakaga umuntu
nyuma yo kuzenguruka kuko iyo operation yari ikenewe. Yitwa Kamarade, twarakoranye i Butare. Yitwa Kamarade, ni umupasiteri ubu ayobora shike hano mu Kamarade wahoze muri ze pasiteri waje ukatuyobora mugeze GARG baramusaba ati waje ukatuyobora ati ariko giye mfana Kiyovu bigera ku rwego rwo gutombuza umuntu wese waje ukayobora urumva icyo bivuze rero giye ku bwanjye niki impamvu mbwira na perezida ni ukuvuga ngo Rayon Sport ibyo bakoze muri Rayon Sport muri iyi saga babikoze nk'abantu badafite amakuru kuri Rayon Sport. Umuntu uzi Rayon Sport ntabwo ashobora kubikora kuri ku rundi ruhande sindenganya minisita kuko minisita ntago azi cyane by'umupira wa sport azi basket. Sindenganya Dr. Yusta waba umuhohoteye yabaye umuyobozi wanjye by'umupira nta waba umurenganyije wamubaza iby'amategeko yabigusobanurira. Ndarenganya Murenzi Abdallah na komite ye y'inzibacyuho wahawe kuyoboza ukwezi. Nibaza ko mu nshingano ze hakabaye harimo kugira inama za Rayon. Kuki ku munota wa nyuma bigeraho bavuga ngo wayoboye Rayon kandi yaramaze ukwezi. Urumva ni ukuvuga ngo inama zakabaye z'umuntu uzi Rayon nizo zakabaye zaratanzwe muri ibi byemezo byafatiwe muri Rayon Sport. Rayon Sport twese turayizi, turayisobanukiwe, abantu barayizi. Rayon Sport ni ikipe ifite abakunzi benshi yego, ariko inafite uko yabayeho mu myaka n'imyaka. Ntabwo uyu munsi abanyarwanda barabizi cyangwa se aboroye inka, iyi inka ipfushije iyayo hakurikiraho ikikazo. Iyi inka ipfushije iyayo bigenda bite? Iyi ipfushije iyayo yari igikamo. Hari ukuyitsindira, ni option ebyiri. Hari ukuyitsindira indi nyana itari iyayo. Oya, kuyitsindira nyine kugira ngo irete cyangwa se ukoresha uruhu rwe. Aha, iyo ni ukuyitsindira. None se ni muzi kuzihadika kugira ngo ikamwe barayihadika. Oya, hari ukuyitsindira akaba no kuyikama ubusuri. None se wayikama utayihadika. Nyine kuyitsindira ni ukuzana indi nyana ikayonka kugira ngo irete itari iyayo, ikagera ikayimenyera. Hari ibyo bayivugiraho bakayisiga inuzi ikayirigata ikayimenya ikagira ngo ni inyana ikaba iyayo. Ubwo ni ukuyitsindira kuko si iyayo, barayitsindiriye. Iyo atari ibyo bayikama ubusuri. Kuyikama ubusuri bafata uruhu rwa ya nyana yayo yapfuye bakaruzana ikagira urigata bagashyiraho umunyu ikareta. Ni ukuvuga ngo nubwo wabuze yapfushije iyayo ariko byibuzagaho k'iyayo irakarigata igakamwa amata akaboneka. Urimo urabyumva? Rayon Sport rero ibyayikorewe ni ugutsindira, kandi byagomba gukorerwa Rayon Sport ni ugukamwa ubusuri. Birashoboka ko hari ibitagenda neza muri Rayon, birashoboka ko hari amategeko apfuye muri Rayon, birashoboka ko hari abatumvikana muri Rayon, ariko igisubizo cya Rayon Sport ni ugufatagaho kabareyo bakagumya bakakarigata iyi nkigakamwa. Ntabwo ari ugutsindira. Ntabwo ushobora kumbwira ngo uyu munsi turimo turarenga perezida wa Ferwafa ko amaze imyaka 18 atagera ku kibuga, hanyuma na Rayon Sport yizana umuntu maze noneho irenga iyo ngiyo atagera ku kibuga ngo umbwire ngo yihitiye umuyobozi mwiza. Umuyobozi wa Rayon Sport Abdallah nk'umuntu uzi Rayon arabizi neza ko kwitwa umusirikare RGB Ministeri ya Sport bashobora kutabyumva neza ko ntibari muri logique y'umupira ya competition y'ubukeba, ariko umuntu uzi icyo bita ubukeba aricyo ntabwo ashobora kwemera gutanga inama y'uko umusirikare aza kuyobora Rayon Sport.